turuzinge mpaka rwose rushize. Ngo ikaze kuri Titan Menya TV, niba rwambageze kuri channel kana subscribe, like, share, ujye muri comment utange idea yawe. Ariko by'umwihariko nabazaniye group ya WhatsApp ihuriramo umuntu wese uzi ko ari muri Titan Menya community. Ujye muri iyo group ya WhatsApp, niho hantu abantu muri community bose bagomba kuza bahurira bakungurana ibitekerezo. Abafite faiblesse ahantu runaka ku ngingo runaka mushobora kubaza bagenzi banyu bakaba basubiza, cyangwa se nanjye ubwanjye mukambaza muri groupe ndahari kugira ngo mbasubize mu buryo bworoshye. Kuko hano muri comment usanga gusubiza umuntu bisa naho bigorana, cyangwa se ukabona no gutegura video. Urumva hari igihe usanga nk'ikibazo bajije wenda cyagateguriye video, ariko bikaba binashoboka ko nshobora guhita gusubiza muri comment, ariko ukabona biragoranye kubera ko mwakizeho comment nyinshi cyane ku buryo hari igihe no kubona comment y'umuntu nabyo bisa naho bigorana. Gusa izishoboka ndazisubiza. Ari nayo mpamvu uyu munsi ngiye gusubiza umuntu wari wabajije ikibazo avuga ngo ese izi nsinga zikoreshwa muri transformer ni insinga zisanzwe cyangwa ni izindi z'ubundi bwoko? Iki kibazo yabajije. Rero musubiza navuga ko ni insinga zisanzwe, ariko zikagira umwihariko. Umwihariko ni uwuhe? Umwihariko wa mbere uza ku cyo twita insulation. Insulation ya ziriya nsinga, first of all, mu rugo dukoresha muri installation zo mu rugo dukoresha insinga zo mu bwoko bwa copper. Iyi ngiyi ni element chimique yitwa copper, cyangwa se ni icyuma cyitwa copper. No muri transfo ni ubwoko bw'insinga bukoreshwamo, ariko umwihariko w'izikoreshwa muri transfo ni icyo twita insulation cyangwa se insulator. Aka kantu niwo mwihariko uza ku nsinga za copper zikoreshwa muri transformer. Ati rero ukaba umwihariko gute? Turabizi ko insinga zo dukoresha mu nzu mu rugo ziba ari insinga ubona zifite dore n'izi ngizi ngubu nazo nizo. Urano urungu n'urutsinga ariko rufite kushe ya plastique inyuma kandi kushe nini. Mu gihe zikoreshwa muri transfo izo ubona ziba zisize zisize akantu kameze kumera nk'akaverine. Ku buryo dore urugero, dore nk'uru n'urutsinga rukoreshwa muri transfo. Iyi ngiyi ni copper ushaka gushyira muri transfo. Sinzi niba hano kuri kamera biri bugaragara do. Urabona ururebye ushaka kubona ni urutsinga rusanzwe rushishuye, ariko urungu ntabwo ari urutsinga rushishuye. Uko ndaje mbereka tunarupime na multimeter urebe urungu ntabwo ari urutsinga rushobora guconductinga mu buryo bworoshye gutya. Uramutse ushyizeho umuriro hano inyuma ntabwo umuriro wakinjiramo, kubera ko iyi ngiyi ni kushe iri inyuma, kandi kushe ya insulation cyangwa se kushe ya plastique. Rero iyi kushe akenshi dukunda gusanga zikozwe mu byitwa polyurethane. Cyangwa ibyitwa amapolyester. Polyester ni ukuvuga ngo uru rutsinga urunguru gutya rumeze, urunguru rufiteho kushe ikozwe mu byitwa polyurethane cyangwa se polyester. Niyo insulator dushobora gusanga kuri uru rutsinga rwacu, ariko mu by'ukuri iyo urebye n'amaso ushobora kugira urutsinga rusanzwe rushishuye ku buryo ushobora guconductinga ahantu hose washyira umuriro. Hano wapi ntabwo ariko bimeze. Reka turupime wenda na multimeter turebe. Hano multimeter yacu igomba kuba isetinze muri iyi diode check function cyangwa se continuity test. Ubundi tukayicana, tukamara kuyicana tukanesera ko iri gukora. Urumva ko multimeter yacu iri gusoundinga igaragaza ko continuity tester iri gukora neza nta kibazo. Urabona nta kibazo gihari. Ariko tumaze dufashe uru rutsinga tugashyiraho
probe yacu tugashyira n'ahandi. Ngira ngo urumva ntago appareil yacu iri kumenya ko ibi bintu ari conductor turi gushyiraho. Kongera nkuko nababwiye izi chemicals ziba zisizeho hano inyuma ziba zarakozeho kushe, navuga ko imeze nk'ishashi. Nubwo ubona urutsinga urubona rwose, ariko iyi kushe imeze nk'ishashi ari na plastique, ntago iba ishobora gutuma hari umuriro ucamo. Ngira ngo ubona appareil yacu nta kintu na kimwe iri kutwereka. Rero uyu nguyu ni wo mwihariko ahanini uba kuri zino nsinga zijya muri transformer, nuko ziba zifite gakushi gatoya cyane, kubera ko muri transformer tuba dukeneye ko zegerana kandi zikajyamo ari nyinshi muri transformer imwe. Niyo mpamvu rero urumva bagerageza kugabanya size ibintu bishobora kujya ku rutsinga inyuma. Rero nanone hano hari nanone indi shwa, ni ukuvuga ngo kuri transformer ntabwo igihe cyose bakoreshamo izi copper wire, ntabwo ariko bigenda. Hari n'izindi zikoreshwa kuri transformer, ariko akenshi zikoreshwa kuri transformer nini. Ikintu kubera kizikoreshwa kuri transformer nini nuko izo nsinga zindi ndi kuvuga ni aluminium. Izi aluminium nazo zirakoreshwa ku matransformer, ariko akenshi aba ari amatransformer manini, niho hantu zikunda gukoreshwa cyane. Impamvu ni iyi, nuko nkuko nababwiye kuri cya gihe ndi kubigisha ibintu bya atome, aluminium igihe icyo twita atomic mass iri hasi, nyine uburemere bwayo muri rusange buba bworoshye. Ntago kuko nkuko tubizi niyo bubaka indege bagerageza gushaka bya byuma bishobora kuba bikomeye ariko mu buremere bikaba byoroshye, kuko ibyuma byose ntabwo biremera kimwe. Buriya hari icyuma ushobora gufata bakaguha piyese wenda ingana gutya y'icyuma, y'ubwoko bw'icyuma, barangiza bakabona indi piyese ingana gutya y'ikindi cyuma, ariko wayifata kumva urahangayitse kumva kiraremereye cyane. Ari naho biriya byuma byo muri gym nako bikorwa, biriya byuma bikozwe mu makemikozi atandukanye. Hari ibyo bikozwe nka kuri ushobora kugira ngo usanga ibyuma byose birangana, bifite umubyimbo ungana, ariko ugasanga kimwe cyanditseho ngo ni ibiro 40, ikindi cyanditseho ibiro 20, kandi ubona byose bingana. Ibyo rero nibyo twita ama atomic mass, ni uburemere bw'umwimerere w'icyuma. Yego ibyuma biba bigiye bitandukanye mu buremere bitewe n'ama atome abikoze amoko yayo. Rero izi aluminium zikoreshwa mu transformer manini cyane kugira ngo bagerageze kuminimiza cyangwa se kugabanya uburemere bw'iyo transformer. Kurumva ubundi uru rutsinga rwa copper narwo rugira atomic mass iri hejuru ugereranyije n'iya aluminium. Rero urumva barakoreshejemo muri izo transformer ushobora gusanga bya biro byayo n'ubusanzwe biba bitari bike, byikubye bigahita biba byinshi cyane. Mbere ko dukomeza, wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari wa Titan Menya community, kandi ujye ujyana n'abandi mu bijyanye n'ubumenyi. Ubundi dukomeze n'ikindi kintu ndashaka kubabwira ku bindi bijyanye n'ama winding. Hano twaba turi kuvuga ku bijyanye n'amakemikozi akoze izi nsinga zo muri transformer, cyangwa se izi nsinga niba zaba ari izisanzwe cyangwa zidasanzwe. Ariko hari n'akandi kantu nshaka ko tuvugaho. Kuri kano kantu bajye bambaza ngo iyo nshushanyije gutya ngo biba bishatse kuvuga iki, ngo hano hantu ngo hahita ngo habamo ngo kurusirikwi iyo ndi gushushanya gutya transformer. Iyo ndi gushushanya gutya transformer, gusa iyi ngiyi nshushanyije gutya ngiyi ntabwo ari transformer, iba igomba kuba ifite primary na secondary. Ubwo transformer ibayo iyo wongeyeho na secondary. Iyo ushyizeho kamwe gutya ugahita ushyiraho na kowa, icyo gihe ushushanyije inductor, ntabwo ushushanyije transformer. Rero hari uwambajije ngo iyo ufashe umuriro ukawinjizamo hano na hano, urabona uru nguru ruba rutsinga rumwe, ntabwo ukoze kurusirikwi, ntabwo ari kurusirikwi. Kubera ko iyo tuvuze ngo transformer ifite ngo metal core cyangwa se ifite ferrite core, nta kindi biba bisobanuye. Iyi core niyo irinda ruriya rutsinga kuba rwashya. Yego nyine ukoze kurusirikwi, ariko ntago iyo kurusirikwi ishobora kuba bitewe n'iriya core ibihari. Dore rero iyo nshushanyije gutya kintu biba bivuze, iyo ufata urutsinga rubona ni urutsinga rumwe. Hano ndabona, ndizera neza ko buri muntu wese hano ari kurubona. Tugiye kuruzinga kuri kano ka box, twagiye turaruzinga, turuzinge mpaka rwose rushize.
urabona urutsinga rwacu rusigaranye imitwe ibiri, kandi ni urutsinga rumwe rwonyine rugize iyi mitwe ibiri. Ibi ngibi ni nabyo mushushanyije hano gutya, ruba ari urutsinga rumwe ariko urumva nyine ufite aho watangiriye uzinga naho wasoreje uzinga. Rero iyi mitwe niyo uba ushaka kwinjizamo umuriro. Yego uruba bisa na short circuit, ariko bitewe n'uko hano haba hari metal core. Iyi metal core niyo itangira kuberamo cyangwa se gucreate magnetic cyangwa se electromagnetic energy kugira ngo iprotege uru rutsinga ntiruze gushya. Kubera ko uramutse ubikoze iyi metal core cyangwa se ferrite core idahari, urutsinga ruhita rushya. Nkuko yabibajije, iriya ni short circuit, kandi short circuit muzi ikitera insinga nyine zirashya zigacumba, cyangwa se hakaba hanaba n'ibindi bibazo. Rero ndizera ko yaba uriya wabajije ubwoko bw'insinga yasubijwe, n'ubajije kuri icyo ngicyo cya short circuit nawe abashije kuba yasubizwa. Ndagushimiye ugejeje ahangaha iyi video. Niba usanzwe ukurikira Tata TV umuntu w'agaciro, niba ari ubwa rugeze hano ukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubona muri video zacu z'ubutaha. Ubundi ciao.